tuganire. Uyu mwanya ni uwanyu. Bana nshuti namwe mwese mukunda ikiganiro cy'abana mwiriweho mukomeze kugira umugoroba mwiza mwese. Nkuko kandi ejo hari umunsi w'umwana w'umunyafrika dukomeje kubifuriza uwo munsi mwiza. Kandi rero tukaba tubibutsa ko iki kiganiro kigenewe abana n'ababyeyi. Muri kumwe na Victoria Nganyira. Kwa gatandatu w'igishize twaganiriye n'abana bo mu by'Imana n'igitarama muri Mushobati ahitwa ku Itetero Fondation Nzambaza Maria Veneranda. Abo bana batuganiriye kuri Club Sara no kucyo batekereza ku ntego y'uyu mwaka yo kumva umwana kugira ngo umwana arusheho kumererwa neza, kugira ngo twubake u Rwanda rumubereye. Muribuka ko abana bishimiye za Club Sara mu kiganiro batugiriye kandi bakaba bifuza kurushaho gushyikirana n'ababyeyi babo. Mu kiganiro cy'uyu munsi nk'uko twabibasezeranije turumva ababyeyi icyo batekereza kuri ibyo byo gushyikirana n'abana. Turumva kandi encadreur wa Club Sara ndetse n'uwungirije president wa Fondation Nzambaza Maria Veneranda. Tubanze twumve ababyeyi. Nitwa Twagirumuhoza Gaston, abantu umuhuzabikorwa w'akagari ka Nyarusange, umurenge wa Kamusenyi, akarere ka Ntenyo. Nitwa Munyandamutsa Efesi, ntuye muri aka kagari ka Nyarusange. Hano muri abantu bakuru muri ababyeyi, hano naganiriye n'abana ku byerekeranye cyane umushyikirano w'ababyeyi n'abana. Mwebwe nk'ababyeyi mubona ababyeyi n'abana bashyikirana bate? Ukuntu bashyikirana usanga rimwe na rimwe bigenda biba byiza. Nk'urugero natanga nk'uko nigeze kujya ngira ku bana bari mu ngo iwabo nko mu gihe cya nimugoroba, nko mu masaha bategereje ifunguro ryabo rya nimugoroba kugira ngo bajye kuruhuka. Ubwo mu gihe batari bajyayo bakaba bari mu dukino, ariko bakadukora mu dutsinda mbese dutandukanye. Ugasanga wahagera ugasanga bamwe bari kubyina imbyino z'abaskuti, abandi ugasanga bari kugerageza kubyina imbyino zo muri Afurika y'Epfo. Noneho nza kureba ndavuga n'ibi bintu ahari ntacyo byabagezaho, mbese ukabona ko nta kintu byabagezaho. Nza gushaka gukora igitekerezo cyo kugira ngo nzabahuriza hamwe. Nimara kubahuriza hamwe ku buryo hashobora kugira n'abagira neza bashobora kudusanga n'aho hantu twaba turi, ariko tukagira ikintu nibura duhuriraho cyabagirira nk'akamaro. Ubwo ibyo byaje no kubaho koko. Club turagashinga, tumaze kugashinga n'abagira neza baranahagera, batangira kujya batwigisha ibintu bishobora kubagirira akamaro, ndetse baranabikomeza ku buryo ubona se ibintu babigisha bishobora kubagirira akamaro. Ni cyane cyane twibana wenda nko kuba bajya mu mashuri bakiga, kuko abana benshi bamwe usanga bata nk'amashuri ntibige, bigatuma rero iyo bari hamwe bari kumwe n'abandi bagenda babasobanurira nk'ibyiza byo kwiga, akamaro k'ishuri, bigatuma n'abari baritaye barisubiramo. ubuvuzi byabo bwa Club mwashinze, ariko ndashaka no kumenya nk'imibanire y'ababyeyi n'abana mu ngo. Ese mubona imeze ite muri aka karere kanyu? Imibanire y'ababyeyi n'abana muri aka karere k'inaha ngaha imeze neza, kubera ko iyo ngereranije uko duha abana bacu uburere kenshi dukurikije n'amabwiriza dukunda kumva yuko umwana w'umukobwa n'uw'umuhungu bagomba kuba baringanira bagakora bimwe, ntihagire uryamira undi. Biradushimisha iyo tumaze kumva nk'ayo mabwiriza, natwe tuyabwira abana bacu tukabaha inama uko bagomba kubaho muri iki gihugu n'igihe kizaza. Hari ukuntu nyine
ubundi usanga nzi ko ababyeyi b'abagabo hari ukuntu abana usanga kenshi batinya base, bagatinya base. Uwo gutinya base bituma ndetse hari n'ababyeyi bahinguka abana bagasanga baranyegeye cyangwa se baragiye. Ibyo bituruka ku ki? uko gutinya base birimo ibice bibiri. Igice cya mbere hariho kuba uri umubyeyi ugira igitsure mu bana, abana bakubona bakikanga bagakangarana. Hari no kuba uri umubyeyi uri gicabuka aho ababyeyi bakubona ko abana bakuboneye ugasanga umutima wabo urahagaze urahangayitse. Ariko rero kenshi ntabwo bikunze kuba, kubera ko iyo wumva ibintu bivugwa hirya hino usanga bimeze neza by'uburere uko umwana agomba gufatwa. Gatandatu w'icyumweru gishize kandi twabasezeranyije ko tuzabagezaho n'ibyerekeye n'ikiganiro na cadreur wa Club Sara, kuko icyo gihe twaganiriye n'abana bari muri zo club. Clemence nkaba encadreur wa Club Sara hariya mu kigo Groupe Scolaire Notre Dame de Lourdes Byimana. Nkaba ndi umunyamuryango w'isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro, nkaba n'umurezi, nkaba n'umubyeyi. None nk'ibyo kuba uri encadreur w'iyo Groupe Sara, kuba encadreur ni ukuvuga ko ukora iki? Umurimo wa encadreur ni uwuhe? Munyihanganire mbabwire amavu n'amavuko ya Club Sara. Club Sara yatangijwe na Réseau des Femmes, isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro, ifatanyije na UNICEF. Bombi bari bahujwe n'ikibazo kimwe cy'uburere bw'umwana w'umukobwa ndetse n'uw'umuhungu. Mu ntego z'isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro bararuye basanga umugore agomba gutera imbere, akava mu bikari akajya hanze akajijuka. Noneho basanga dukwiye guhera ku mwana w'umukobwa ukiri hasi kugira ngo dutegure neza umwari, dutegure neza umugore w'umunyarwandakazi wo mu gihe kizaza. Nuko tugize Imana dusanga iyo ntego tuyihuje na UNICEF ishaka ko umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu bazamuka bafite amahirwe amwe, haba mu mashuri, haba mu mirimo yo mu rugo, kugeza muri za kaminuza. Noneho Réseau des Femmes ibaza iti reka dukore, tuzenguruka ibigo byose tugende dushyiraho Club Sara. Abantu benshi bakunda kwibaza Sara uwo ari we. Sara ni umwana w'umukobwa w'intangarugero. Ibihugu byinshi byagiye hamwe bisanga abana b'abakobwa bahuje ibibazo, nuko baravuga bati reka tumwite Sara. Nguko uko izina Sara ryavutse, nguko uko Club Sara ryavutse. Abana tubahuriza hamwe mu 1999. Réseau des Femmes na UNICEF bahurije hamwe abana b'u Rwanda rwose. Birumvikana ko bataje ari benshi kuko rero byari bigitangira, hari no mu biruhuko, duhurira hari Gitarama turebera hamwe ku bibazo byugarije abana b'abakobwa, nuko tukagenda tubishakira imiti. Umwana wese rero yavuye aho atahanye intego ebyiri, avenir sans sida, ni ukuvuga mu minsi iri imbere ko nta muntu uzaba akicwa na sida. Ikindi cya kabiri, bahavana uburere bw'umwana w'umukobwa, bataha bazi ko kuva ubwo no mu biruhuko naho bari ku mashuri bazajya bafatanya maze bakazamuka kimwe. Baragenda rero bageze ku bigo byabo, abana bishyiriraho Club Sara. Niyo mpamvu mwumvise ko bagiye babaha umunsi bahuriraho. Ikigo gifite umunsi gihuriraho, hari abahura ku wa mbere, hari abahura ku wa gatandatu. Noneho haza rero icyo twakwita participation de l'enfant, bakagenda bikorera ubwabo ibibareba.
bajya hamwe bakareba ibibazo byabo, bajya hamwe bakareba ukuntu bakwiye kubicengeza no mu bandi, bagakora amasenete, poeme, bakaririmba batanga ubutumwa bwo kurwanya sida, ubutumwa bw'uburere ubwabo. Ubwo rero nka encadreur, ngarutse kuri cya kibazo mwambaje muti encadreur ubwo umara iki? Encadreur, iyo nda encadreur simba nkiri mwarimu, ahubwo mba nabaye umwe mu bana, tugakorana, tukaganira, tugashyikirana. Gatandatu w'icyumweru gishize ku Itetero Fondation Nzambaza Maria Veneranda niho bijihije umunsi w'umwana muri Afurika, aho ku rwego rw'Itetero. Twaganiriye na Vice Presidente wa Fondation Nzambaza Maria Veneranda. Réseau de femmes nk'iyindi miryango cyangwa se nk'ababyeyi cyangwa se nk'abantu bitabira iterambere ry'abategarugori n'abari, ndetse bakitabira n'uburere bw'abana muri rusange, by'umwihariko umwana w'umukobwa. Bafite rero insanganyamatsiko bafatanyije n'abanyafurika bose, ni ukumva abana b'ingeri zose, abana biga n'abatiga, ni ukumva abana bato n'abakuru, niyo nsanganyamatsiko izaduhuza. Ubu rero isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro bafatanyije na Fondation Nzambaza Maria Veneranda bahisemo ko ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu tuzaza dufatanyije n'ababyeyi binaha Inyamabuye ku Gasharu, ndetse n'abana baho basanzwe baba ku Itetero bahatetera, kugira ngo tuzaganire ku burenganzira bwabo, turebere hamwe uko bumvwa n'ababyeyi babo n'abarezi babo n'abayobozi, turebere hamwe ibibazo by'ingutu bibangamira uburere bw'umwana, imikurire ye, turebere hamwe ikibazo cy'ubukene. Ni naho munsi tuzaganira kuri ya théâtre yakinwe n'abari n'abategarugori bo muri Fondation Nzambaza Maria Veneranda, tukazaganira n'abana binaha n'ababyeyi baho kuri buravurwa bugakira ya théâtre yakinwe n'abari abategarugori. Ni nabwo tuzereka abana ku mugaragaro cya gikombe cyagenewe Nzambaza Maria Veneranda, tukazakibamurikira nk'uko twatangiye kukimurika hose mu gihugu. Abana nabo bakazaganira n'abandi bo mu Bwanacyambwe, kuko umwaka ushize aribwo bakoze icyo bita jumelage. Hanyuma rero ubu ngubu jumelage imaze kugira intera nini, bajimeye na mu Bwanacyambwe, ariko barakomeza barototora bagera no kuri utunyange tw'ibyumba. Niwo munsi rero tuzatangazaho ubutumire batumiye ngo bazaze kubagenderera ibyumba. Ubwo nibyo tuzaganiraho by'ingenzi, ariko rero nicyo kingufu ni ukureba umwana yumva ate, ese ibibazo bimuzitera barabyumva, ese umwana afite ijwi rye rirumvikana, ese umwana arazirikanwa mu buzima bwa buri munsi bw'ababyeyi n'abayobozi. Nibyo tuzaganiraho ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu muri uyu mwaka. Iyo jumelage wavugaga hagati y'abana, jumelage yabo iri mu biki, mbese bafashanya mu biki? Urabona abana hano Gasharu sinavuga ngo ntabwo ari mu mujyi, ariko ni no mu cyaro. Umwaka ushize rero ubwo twizihizaga umunsi w'umwana usanzwe ku itariki ya 16 z'ukwa gatandatu, nibwo abana b'i Kigali bo mu Bwanacyambwe bashatse kugirana ubucuti n'abinaha ngaha, bahanye impano zinyuranye. Ndibuka bahanye amaradiyo, bahana udupira tugukina, bahana utubombo, ndetse bavuga yuko bazajya banandikirana, bivuga ngo abana barareshya. Niwo mugambi kuri iyi si, ni ukuvuga ngo tureshyeshya abana, twe gutsikamira umwana uwo ari we wese. Iyo jumelage naho yaturutse ni umwaka ushize byabaye. Ubu rero uyu mwaka turagira ngo bikomere, n'abana barabyifuza, kuko ab'i Kigali nibo basanzwe bavuga bati babana b'inshuti zacu turashaka ngo tuzajyane gutembera ibyumba. Nubwo buryo rero tugira ngo bazakomeze bave mu Bwanacyambwe bazamuke bajye kureba utunyange tw'ibyumba. Jumelage yatangiye umwaka ushize, kandi abana nibatangire bajimere bungurana ibitekerezo,
kuko ari bo Rwanda rw'ejo. inshuti zakurikiye ikiganiro cy'abana cyo kuri uyu mugoroba, mbibutse ko nababwiye ko kuri uyu mugoroba twumva ikiganiro cy'ababyeyi gikurikira icy'abana batugiriye ku byerekeranye n'imishyikirano ababyeyi bakwiye kugirana n'abana, ndetse no ku byerekeranye na za Club Sara zashinzwe n'isangano ry'abari n'abategarugori riharanira amajyambere y'icyaro bafatanyije na UNICEF. Inshuti rero zakurikiye iki kiganiro turabashimiye, mukomeze kugira umugoroba mwiza. Bana nshuti, ijoro rihire, murota Imana n'amajyambere. Mwari kumwe na Byitoriyanganyira.